Ndagusuhuza wowe ubana natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umugisha w'Imana ukuzeho, imbabazi z'Imana no gukomera k'Uwiteka bize ku buzima bwawe. Uyu munsi tugarutse kugira ngo tuganire ku bintu, uburyo umukristo akwiye kubaho mu gakiza, uburyo umukristo akwiye gukomerera muri aka gakiza twizeye mu nzira yo gukiranuka. Ese kuko umukristo akwiye gukomera ate? Ese kuko umukristo akwiye kubaho ate? Niyo rero ntego, uburyo umukristo akwiriye gukomerera mu gakiza, uko uburyo umukristo akwiye kubaho mu nzira y'agakiza n'ubushake bw'Imana. Ese umukristo akwiye kubaho gute mu bushake bw'Imana? Hari ibyo ugomba gukora, hari uburyo umukristo akwiye kubaho, hari umukristo uburyo akwiye kuba yitwararika. Nibyo nshaka ngo uyu munsi wa none tuganire uburyo wakomerera muri aka gakiza. Birashoboka ko inyigisho yareba umuntu usanzwe akijijwe, asanzwe ari umukristo, cyangwa se nutaraba umukristo, inyigisho iramureba uburyo yakomerera mu mbaraga z'agakiza. Uyu munsi muri kumwe na Revera Pasteur Nshimiyimana Jean Marie Vianney, hano ni kuri Humura Program TV. Bwaba ari ubwa mbere, kora subscribe, hanyuma ukore like iki kiganiro, gishyiremo comment yawe, nayo ni ingenzi. Imana rero iguhe umugisha mwinshi cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Data wa twese wo mu ijuru, sengeye uyu muntu ugiye kumva iyi nyigisho kugira ngo umufashe kandi aze gukuramo icyo imumarira. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amina. Reka tubanze dutangire gutya, tuvuge agakiza ni iki? Agakiza ni impano Imana iha umuntu wese wemera Yesu Kristo nk'umukiza, agakizwa icyaha kandi akabona ubuzima buhoraho. Ako nicyo bita agakiza. Yohana yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo wa 16, haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ako ni rero niyo ntandaro y'agakiza, niko umukristo wese akwiye kuba abaho. Agakiza rero gatangirira mu kwemera, agakiza, ariko gukomeza mu gakiza ni urugendo. Kugira ngo ukomereze mu gakiza ni urugendo rurerure rukenera imyitozo. Umwitozo wa mbere ni ukwizera gukomeye, kubanza kugira kwizera gukomeye. Umwitozo wa kabiri ni ukugendera mu mwuka wera. Niyo myitozo rero ibiri igusaba kugira ngo ubanze ukomerere mu gakiza. Nyemerera turebe ibintu bigera nko muri 5 byafasha umukristo, cyangwa se twise inkingi z'umukristo ukomeye mu gakiza. Umukristo ukomeye mu gakiza agomba kurangwa n'izi nkingi 5. Inkingi ya mbere, umukristo ukomeye mu gakiza agomba kuba afite gusoma no kwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana ni urufunguzo rw'umwuka. Iyo umukristo adasoma Bibiliya, mbese amagara y'umwuka cyangwa se ubuzima bw'umwuka bugenda bugabanuka. Iyo usomye Zaburi 119 ku murongo w'105, avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo n'inzira yanjye. Rero kwiga ijambo ry'Imana bituma umuntu amenya kumva ijwi ryayo, kandi bimufasha kumenya icyiza n'ikibi. Ahangaho ubanze wumve ko kwiga ijambo ry'Imana nibyo bintu bya mbere bituma umuntu yumva ijambo cyangwa se ijwi ry'Imana. Ahangaha ubanze ubyumve. Inkingi ya kabiri umukristo ukomeye mu gakiza agomba kugira, gusenga kenshi no gusabana n'Imana. Gusenga kenshi, hano ubanze wumve ko isengesho ni umuyoboro umukristo agirana n'Imana. Iyo umukristo adasenga aba atandukanye n'umugisha w'Imana. Ahangaha ubanze ubyumve. Umukristo wese udasenga aba atandukanye n'umugisha w'Imana. Abatesalonike ba mbere ibice 5 ku murongo wa 17 baravuga ngo musenge ubudahwema, musenge ubudasiba. Ahangaha ubanze ubyumve. Isengesho rishimangira umubano n'Imana, cyangwa isengesho rishimangira umubano n'Imana, kandi rituma umuntu ahora atunganiwe imbere yayo. Ahangaha ubanze ubyumve cyane
ko isengesho rero niryo riduha kuba ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Icya gatatu, inkingi ya gatatu yagufasha ni ukugendera mu mwuka wera. Umwuka wera, icya mbere ni umujyanama, icya kabiri ni umwigisha, icya gatatu ni umuyobozi. Umukristo udafite umwuka wera ntashobora kugera ku iterambere ry'umwuka. Ibyo ngibyo ubanze byo ubimenye. Ahangaha umukristo agenda rwose muri ibyo bintu by'umwuka nta buzima aba afite. Iyo dusomye mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Ahangaha umuntu wese utayoborwa n'umwuka w'Imana rwose ukomerera mu gakiza biba bikiri kure, aba agifite inzira ndende. Inkingi ya kane ni ugukomeza kugira ubumwe n'abandi ba Kristo. Ahangaha ubanza ubyumve, umubiri wa Kristo ugizwe n'abizera bose. Kugirana ubumwe n'abandi bikomeza ukwizera, kuko bigufasha kubabarirana, bigufasha gutanga imbabazi, bigufasha kugira ubumwe, bigufasha mbese kuba uhora uri kumwe n'abandi, bigufasha kwigishanya no gushyigikirana. Ahangaha iyo ubanye n'abandi ba Kristo, iyo uri mu bumwe, muri iyi minsi usanga abakristo baba mu nsengero ariko bafite inzangano, bafite ubutiriganya, bafite amatiku. Ahangaha ariko iyo umukristo ari kumwe n'abandi, icya mbere bimufasha gutanga imbabazi, icya kabiri bimufasha kwigishanya, icya gatatu bimufasha gushyigikirana. Gushyigikirana rero ni ngombwa mu murimo w'Imana. Iyo dusomye Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 25 hari ijambo ryiza ryatubwiye ngo tudaterana duteranira hamwe kwacu nk'uko bamwe babigira akamenyero. Ahangaha uzasanga abantu benshi bari mu nsengero ariko barabigize akamenyero, atari ugushaka guterana, ahubwo ari ukuza gusa babeshe mu makorari ariko bakabamo badahuza. Abenshi baba mu bapasitoro ariko ugasanga abapasitoro 3 cyangwa 4 babana ku itorero rimwe ariko badakundana, basebanya. Ahangaha rero Bibiliya yatubwiye ngo dukwiye guterana ariko tabigira akamenyero. Ahangaha rero abantu benshi babigize akamenyero, ariko icyo Bibiliya itubwira ni ugukomeza kugirana ubumwe n'abandi ba Kristo, n'abandi bavandimwe, n'abandi bantu. Iyo abantu bagiranye ubumwe bituma ahangaha umukristo arushaho gukomera mu kwizera. Inkingi ya gatanu yakwereka ko ukomeye mu gakiza ni ukwibanda ku kubaho mu butungane n'ubutore. Ahangaha rero Imana igusaba gukora wihana no kwitandukanya n'icyaha ni ngombwa. Umukristo ukomeye arangwa no gusuzuma ubuzima bwe buri gihe kandi agaharanira kubaho mu buryo bushimisha Imana. Ahangaha usomye muri Petero wa mbere igice cyaho cya mbere ku murongo wa 15 uze kujya ku murongo wa 16 haravuga ngo ahubwo nk'uko iyabahamagaye ari yera aba ariko namwe muba abera mu migenzereze yanyu yose. Umukristo rero akwiye guhora ari uwera, umukristo akwiye guhora agendera mu nzira z'Imana, umukristo akwiye guhora agendera mu butungane, nicyo Imana iba ishaka. Ahangaha rero hari imbogamizi zishobora gutuma umukristo adakomeza mu gakiza cyangwa se adakura mu gakiza. Izi mbogamizi ni izi. Imbogamizi ya mbere ni gukunda iby'isi n'iby'umubiri. Iyo umuntu wese ukunda iby'isi agakunda n'iby'umubiri rwose, ahangaha bituma kenshi arushaho kugamburura, bigatuma asubira inyuma, bigatuma rimwe na rimwe mu gakiza adashobora gukomera. Uze gusoma Yohana wa mbere ibice 2 ku murongo wa 15 ugere ku murongo wa 17. Ahangaha si masoma rwose, nawe uze kuyisomera. Icya kabiri cyatuma uyu mukristo ashobora kudakura mu gakiza, kudasenga cyangwa kudasoma Bibiliya. Ahangaha bihuye n'ibyo hejuru twavuze. Iyo udasoma Bibiliya iteka ntusenge, uragwagwana, ujya mu ntege nkeya. Icya gatatu cyatuma uyu mukristo ni ukwifatanya n'abantu batubaha Imana. Iteka ryose iyo ufatanye n'abatizera uhora hasi, ugenda mu migenzereze yabo.
hari umwe yaravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Ariko ahangaha uze gusoma Abakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 33. Icya kane kigusubiza inyuma ni kudashishikarira gusenga, kwihana no kwigishwa. Kenshi uzasanga hari abantu badashaka kwigishwa, wahura gusa avuga ngo ngenda bizi ibingibi namaze kubimenya, ariko kenshi iyo utiga uhora hasi, ntabwo ukura. Ahangaha icya gatanu, kwibona, ubwibone cyangwa se kwishyira hejuru. Umwe yaravuze ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Ahangaha iyo wishyize hejuru uhora hasi, kandi bigatuma utegera inzira ikomeye y'ubutsinzi cyangwa se y'ubutore yo kuba mu gakiza. Hanyuma rero hari inama zafasha umukristo gukomeza mu gakiza. Hari inama nazo twatanga kugira ngo umuntu nawe akomeze kuba mu mbaraga z'Imana. Jya ufata umwanya buri munsi wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ahangaha buri munsi ujye wihangana, ufate umwanya usome Bibiliya, usome ijambo ry'Imana, nurangiza kandi usenge. Ikindi, irinde icyaha n'abagushuka. Ahangaha wirinde ibishuko by'isi kugira ngo Imana ijye ikugirira neza. Jya mu iteraniro rya Gikristo kandi witabire ibikorwa byose by'abizera. Ahangaha hari abantu batajya banasenga ngo bajye mu materaniro, ariko Bibiliya idusaba guterana kwera. Guterana kwera biri no mategeko y'Imana, ngo ujye wubaha umunsi w'Imana. Guterana kwera rero ni ngombwa ko ujya guterana, kandi warangiza ugakora imirimo yose abizera bakora. Imana rero iguhe umugisha. Indi nama, shaka umujyanama cyangwa umwigisha mu mwuka agufashe gukura. Ahangaha biragusaba ko ushaka umuntu nka pere spirituel. Pere spirituel ni ngombwa ko umugira kugira ngo agufashe mu nzira y'agakiza, agufashe mu kubaho kose ko mu mwuka. Ikindi, irinde ubunebwe n'imyidagaduro ikurangaza. Ubunebwe uyirinde, hakaba n'imyidagaduro nayo kenshi ituma abantu barangara badakura mu mwuka. Ahangaha rero icyanyuma, ihatire gukunda no gufasha abandi. Ahangaha ugomba kuba ufite muri wowe icyo bita ubumuntu bwo gufasha no kugira ngo Imana ikugirire neza. Ahangaha kandi hari ibimenyetso by'umukristo ukomeye mu gakiza. Umukristo nanone ukomeye mu gakiza, hano hari ibintu bimuranga. Umukristo ukomeye mu gakiza arangwa n'umwuka w'imbabazi, urukundo n'ubwiyoroshye. Iki nicyo cya mbere kimuranga. Uyu mukristo arangwa, kugira ngo uzamenye umukristo ukomeye mu gakiza, arangwa icya mbere n'umwuka w'imbabazi. Agira umwuka w'imbabazi. Kabiri, akagira umwuka w'urukundo. Gatatu, akagira umwuka w'ubwiyoroshye, koroha. Nicyo kizakwereka umuntu wamaze gukura mu gakiza. Ikindi, akunda Imana n'abantu. Uyu muntu wakoze mu gakiza, uyu mukristo, icya mbere akunda Imana, icya kabiri agakunda abantu. Uzasanga ibi nabyo biri mu bintu bikomeye cyane biranga umukristo wamaze gukura mu gakiza. Icya gatatu kizakwereka umukristo wamaze gukura mu gakiza, agera ku mpinduka zigaragara mu mico no mu ngeso. Agira impinduka mu myifatire, mu ngeso ze, ugasanga yarahindutse mu buryo bukomeye. Ahangaha rero bibanze ibigufashe cyane. Icya kane kizakwereka uyu mukristo wamaze gukora mu gakiza, ahindura abandi. Aho atuye muri quartier, abaturanye nabo agenda bose abahindura, agenda bigisha ijambo ry'Imana, agenda ababwira uburyo bakwiye kubaho. Icya gatanu, ahora yifuza gutungana no gukomeza umubano n'Imana. Ibyo rero umukristo wamaze gukura mu gakiza uzamusangana ibyo bintu uko ari bitanu. Imana rero iguha umugisha, kandi imbaraga zikomeye z'Imana zikomeze zibane nawe. Wowe wabanye natwe muri iyi nyigisho, Imana ikugire neza. Niba inyigisho yagufashije ugasanga hari ikintu wakuramo,
wandikemo ngo amena. Imana rero ikurinde, muri komenti rwose wandikemo ngo amena, ndashaka kuzibonamo nyinshi cyane, kandi umugisha w'Imana ukomeze ukuzeho. Ese wifuza pere spirituelle? Waduhamagara tukaba tugufasha mu buzima bw'umwuka bwa buri munsi, kandi abizi neza ko Imana izaguha umugisha. Reka nsoze nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikugote wowe wabanye natwe muri iyi nyigisho. Reka ngusengere Imana. Ese waburaga iki? Birashoboka ko hari icyo waburaga, ariko wagisha inama twayikugira, kandi twagufasha mu buryo bukomeye n'Imana na Mwuka Wera. Imana rero iguhe umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ituye ahirengereye, uri Imana y'inyembaraga. Ndaseze ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe biganze bitegeke, imbabazi z'Imana zimugote zimuzenguruke, ubuntu bw'Imana bumwuzure, amahoro y'Imana mubonekeho, imbaraga z'Imana zimubonekeho, kumera kw'Imana kumukoreho, icyo cy'Uwiteka Imana kize kuri we, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu rero ko ukoze igitangaza, kandi ukaba wigaragaje ku buzima bwe, kandi ukaba wejeje icyubahiro uyu munsi wa none. Ndagushimiye ko bikoze, kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bikabana nawe, imbabazi zawe zimugote kandi zimwuzure, kwera kw'Imana kumubonekaho cyane, amahoro yawe n'imigisha byawe bikomeze kumuzaho. Byose mbisabye mbyizeye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amahoro y'Imana abane nawe, niwagirwe gukora subscribe, like and share. Imana iraguha umugisha.